Yesu ashimwe mwene data ukurikiye YouTube channel yitwa Umurongo w'Ukuri. Dushimiye Imana yamahoro kugejeje hano. Izina ry'Imana rishimwe kandi rihabwe icyubahiro. Twebwe abo turi bo tuvuga Imana. Tuvuga Imana, tutanga ubuhamya bw'iby'Imana yakoze, dutambutse ijambo ry'Imana ry'ukuri, ijambo yaravuze ngo ukuri no kuzabatura abantu. Turagira ngo uyu munsi wongere ugire ibyiringiro yuko Imana yacu iracyariho kandi Imana yacu iragira gute iracyakora. Nanone tugeze mu gace kitwa iby'Imana ikora. Iby'Imana yakoze nibitangaje kandi nibikomeye. Twagiye tukugezaho abantu benshi Imana yakoreye imirimo. Uyu munsi nawo harundi Imana yakoreye ibikomeye, agiye kugusangiza inkuru ye. Wikurikire witonze, wigire imisomo y'ubuzima bigusubizemo ibyiringiro byuko bugira nawe Imana irakuzi. Imana ntayitagukura ntayitagukugeza. Komeza ubane natwe rero. Ushobora kubana natwe bihoraho ukanze subscribe, hanyuma ugakora comment, ugakora likes, ariko ikindi buri gihe ukubonye notification ukazogera ukareba ko aribyo twashyizeho kugira ngo ukomeze ubane natwe. Imana ni guhumugisha. Tubaye ikaze. Data uko umugambi wawe uko imbaraga zacu twabigushimiye. Uwiteka umuteguro ufite ku buzima bwacu, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Uwiteka ndakwinginze Nyagasani utwemere data ubane natwe kandi tukugireho umugisha. Data nyecyubahiro, data izina ryawe data ryamamare, data twese mu mahanga yose. Uwiteka nyecyubahiro ndakwinginze wongere ugaruke muri twe data, tubere Imana tukubera ubwoko. Ndagushimiye ko ushoboye byose, ubutware bwawe icyubahiro no gupfukamirwa bibane natwe n'iteka ryose. Amina. Murakoze. Ku mazina yanjye nitwa Benda Evariste, nkomoka mu ntara y'Amajyaruguru, akarere ka Gakenke. Ndashima Imana ko yemeye kongera mu mujyi wa Kigali. Izina ry'Uwiteka rihabwe icyubahiro. Njya nkunda kuvuga amagambo akomeye cyane, mvuga Imana yatumenya amazina tutayizi, ariko twitumenya twe tutarayimenya. Izina ry'Uwiteka rihabwe icyubahiro. Nagiye nkomezwa n'amagambo akomeye. Ndashima Imana ko Umwuka Wera bari umwe. Wigeze ukomeza ku magambo ari mu gitabo cya Yobu ibice 28 umurongo wa 28. Iryo jambo naje ari umwuka ndimo, ariko ndashima Imana ko Imana ijya gute ihuza imitima y'abantu umwuka ukabumwe. Izina ry'Uwiteka rihabwe icyubahiro. Ijambo ry'Imana niryo ryambwe ngo dore kubaho Uwiteka nibwo bwenge kuva mu byaha ko kujijuka. Iteka ryose wubasha Uwiteka uva mu byaha ndetse umenya ubwenge, kandi ikindi ugera kure nawe utakabashe kugera. Izina ry'Uwiteka rihabwe icyubahiro. Murakoze. Dushima Imana ko ari umukozi w'umuhanga. Ngenje nshima Imana mu buryo butandukanye, yemera ko tubabo turi bo tutaye kubabo turi bo. Izina ry'Uwiteka rihabwe icyubahiro. Nje kuvuga Imana ntumvanye abandi, avuga Imana nabonye n'amaso yanjye nangwa se ku giti cyanjye. Nuvuga Imana uzavuga Imana utumvanye abandi, avuga uzavuga Imana yahuye nawe. Haleluya. Uzavuga Imana wabonye, Imana yagukora imirimo n'ibitangaza, Imana yagukwira Debari kwa Makiri, iyo Mana bari uzavuga. Izina ry'Uwiteka rizashya guhabwa icyubahiro bitewe ko abantu bari kuvuga. Uri kuvuga iki? Uri kuvuga ibintu bikurimo, ibintu biturutse muri wowe, ibintu utumvanye abandi, ahubwo ibintu biri muri wowe wabonanye Uwiteka. Haleluya. Ndashima Imana ko umukozi w'umuhanga. Nshima Imana kuba yemeye ko nkandagira hano kuri iyi TV nangwa se ncano. Izina ry'Uwiteka rihabwe icyubahiro. Hari abenshi tutakubasha kuhagera, ariko turashima Uwiteka tuzanye mu mujyi wa Kigali kugira ngo natwe tugiye kuri ibi byiza. Izina ry'Uwiteka rihabwe icyubahiro. Nje gusangiza abanyarwanda n'abanyarwandakazi ku bitangaza Imana igenda ikora, ndetse n'abanyamahanga bari kubyumva bumve ko hari Imana ishobora byose. Imana ikura umuntu kure, Imana irengera umuntu, Imana yambika umuntu, Imana igabura umuntu, Imana irera imfubyi zitajya shinge na rugero. Haleluya. Izina ry'Uwiteka rihabwe icyubahiro. Ndibuka Imana impamagara, yampamagaye n'indushi ndetse mu buryo bukomeye. Imana impamagara ndi umwana muto mfite imyaka 12.
nkorera Imana ariko si ukuba yuko nayo ngiye nkurikiye Imana, ahubwo njye numvaga nshaka kuruhuka mu mutima wanjye bitewe n'ibintu byane nayo mfite mu mutima wanjye. Haleluya. Ariko Uwiteka rata kubwo kugambira neza nawe aransanga aramfata arankomeza. Ujye uvuga uti aho kugira ngo njyewe mfata Uwiteka murekure, ahubwo Uwiteka ajya mfata nkomeza. Haleluya. Uwiteka iyo agufashe aragukomeza, ariko uyu umufashe uramurekuza. Izina ry'Uwiteka rihabwa icyubahiro. Ariko Uwiteka abanye nanjye mu buzima bwanjye bugoye, njya gukizwa kubera umubabaro bitewe n'ubuzima nayo maze kunyuramo nangwa se be nari naranyuzemo bikomeye. Njyewe nakijijwe ndi umwana mutoya, mvuga ntireka njye kwa Yesu niho hari amahoro. Yesu niwe ufite ubutabazi, Yesu niwe ufite byose mu kuboko kwe. Haleluya. Izina ry'Uwiteka rishimwe. Njyewe nakijijwe ari uko ndi kureba ko ubuzima bwanze, ntabwo nakijijwe aho kuvuga ngo nkurikiye Imana nyamana, ahubwo nakijijwe aho kuvuga ko ubuzima bwanze, ariko Uwiteka niwo munsi yaragize ate yarashaka kumfatiraho. Izina ry'Uwiteka rishimwe. Imana ihabwa icyubahiro. Njye nakijijwe ndi umwana mutoya, nkizwa ndi kwa mama wacu yari umurokore, ariko ngenda mukurikiye. Njye nta muntu wampamagaye, nahamagaye n'Uwiteka. Ndetse Imana niyo yankuruye inzana mu nzu yayo. Njye nagiye kumva numva ijwi ry'Uwiteka rimbwira ngo ngwino mu nzu yanjye niho hari amahoro. Haleluya. Ndangije muri uko gukurikira Uwiteka, Imana yabanye nanjye mu bupfubyi bwanjye nari umwana mutoya. Ndibuka ubuzima bwanjye kubera ko nambabaye cyane. Njye nageze igihe mbamo numva ko ngomba kuzagera gute kuzajya kwiga igisirikare, nkagira abantu nabi kubera yuko namaze kugirirwa nabi mu buryo bukomeye. Ariko Imana irindi ijambo yavuze yangize karinda n'uwo yarivuzeho. Haleluya. Njyewe naye ndi umwana muto, ndahera kuba imfubyi. Nabaye imfubyi ndi umwana mutoya, ntabasha kuvuga ndetse ntabasha no kugira icyo nakora. Ariko Imana ibana nanjye yuko umuryango wanjye bawishe ndeba guke n'amaso, abantu 9 babica umunsi umwe, uwo munsi turi kumwe. Ariko umuntu umwe arambwira ngo guma bakwica. Aho hano nagumye niho Uwiteka ntabari arandinda, igitero kinyuraho kimaze kunyura baravuga ngo kakapfe mu kareke, ariko Uwiteka nuko yaramfite umugambi. Haleluya. Imana ibana nanjye muri ubwo buzima kugeza ubwo igihe cyageze intambara irangira, imaze kurangira tujya mu nkambi. Tugiye mu nkambi tuba mu buzima bugoye, ubuzima bubabaye bukakaye, tukajya twirirwa amarira tukararira amarira. Njye namaze imyaka 3 naseka ntavuga kubera umubabaro n'agahinda. Ariko Uwiteka niwe utanga amahoro, Uwiteka niwe ugira gute utanga ibyishimo. Haleluya. Izina ry'Uwiteka rihabwa icyubahiro. Ndashima Imana ko yanzanye mu nzu yayo, ikemera ko nanjye mbumwe mu bayo, kandi ntari mbikwiriye. Imana nirubasha, Imana igira neza, Imana ihindura amateka, Imana ikora ibishoboka mudashoboka. Imana ikoresha ababyeyi batandukanye baraturera. Tuba muri ubwo buzima, tuba mu nkambi hafi igihe cy'umwaka wose. Umwaka urarangira tuvuye mu nkambi, tuza mu ngo zacu, tubana n'imiryango, imiryango ikajya idutoteza. Mbese turababazwa mu buryo bukomeye. Igihe kigeze imiryango iradutererana, ibyacu bamaze kubinyaga barabitwara. Bamaze kubitwara none turagenda turibana, tuba mu buzima bugoye. Ngiza kuza kugegeye umujura ruhagwa. Mu bujura bwanjye ntago nibaga abantu hirya no hino, ahubwo nibaga imiryango, bitewe ko imiryango yari ikomeye ifite imbaraga. Njye najyaga kwiba imiryango. None igihe kigeze nkajya njya mu murima w'ibigori, nkaba nakura umurima w'ibigori nkava nkano nkagera nk'iriya ruguru hehe muri gare ndi gukura ibirayi, nangiza nkasubira inyuma nkatunda. Nangwa se nkabona umuntu ari gukura ibirayi mu murima we, njye nkajya gusubira inyuma ntunda, nkajya kumena mu rugo. Mba muri ubwo buzima kugeza ubwo nanjye nibajije ndavuga nti ubu buzima ndimo buzarangira ryari. Nkajya mpekenya ibirayi bibisi, nkakenya ibitoki bibisi. Kubera iki? Kubura uko mbiteka, nkabura uko nakirwanaho. Nkagege nashaka umuriro, uwo muriro namara kubona bakaza bakamenamo amazi bakawuzimya kugira ngo ntajya gute ntabasha guteka. Ariko Imana ibana natwe mu buzima bugoye kugeza ubwo Imana yagize gute yavuze iti mwana wanjye nzakurinda haba mu bikomeye, nzabana nawe, ninjye wagutoranyije, ninjye wagusigaje kugira ngo uzankorere. Izina ry'Uwiteka rishimwe. Igihe kigeze nza kuza kurwara amavunja, ndwara amavunja mu buryo bukomeye. Nanjye ubwanjye ntanatekerezaga ko narwara amavunja. Nkajya ngendesha inda, nakandajya nkahirima, kugera ubwo natakaga nanjye ubwanjye n'umuntu uri kura akabyumva.
ngendesha inda mu buryo bukomeye. Imana ibana nanjye mu bwo buzima. Mama none twari abana batatu mu muryango, twese turwara icyarimwe, hari amavunja niba yari amaterano ntago mbizi. Ubwo none bigeza bizamo indwara zaraje bituburenge, ubwo burenge nabwo buragenda manaratemuka neza umuntu ntabashe gukandagira. Nkajya ngendesha ibirenge, nkajya ngendesha inda, nkagenda mbese nkuko inzoka igenda. Mba muri ubwo buzima bukomeye, mba muri ubwo buzima bukakaye. Igihe kigeze mama wacu aza kuza kumenya amakuru ko twarwaye, twarembye, twaheze mu nzu. None imiryango yari yaraduteranye idashaka no kutwitaho. Mama wacu aza kudutwara, aragenda aratuvunjura, akajya tujyana muri santere de sante turwaye intoza bwacya, akatujyana bakaduha ibyo kurya. Tuba muri ubwo buzima kugeza ubwo mama wacu abandi bantu boheje umugabo we baramubwira ngo namute kubera yuko ari kuvunjura abana atabyaye. Mama wacu akomeza turwanaho kubw'umugambi w'Imana yari dufiteho. Izina ry'Uwiteka rishimwe. Tukomeza kuba muri ubwo buzima. Igihe kigeze mama wacu akomeza kuturera, tubana nawe muri ubwo buzima. Ni umuntu rero nawe wari ufite imbaraga, araturera mu buryo bwose bushoboka. Tubonye tugera igihe cyo gukira, tumaze kugera igihe cyo gukira tubona ubuzima bwongeye kuba ubuzima. Ndavuga nti Uwiteka ushimwe ko ari wowe ndindi ubuzima. Mpita njya mu gakiza, ngiye mu gakiza nkizwa nkijijwe kuba ko nayo mbonye Imana nyamana. Mu gukizwa kwanjye rero nageze igihe ngira umuriro w'umwuka wera, Uwiteka nzaho nge najya nsenga nkumva ndikongererwa izindi mbaraga kubera yuko nayo maze kujya gute, nayo maze kwakira Kristo. Haleluya. Uwiteka n'umukore ubikunze kandi ukamukora usizeho imbaraga. Imana izakugeza kure, izakugeza naho utabasha kugera. Izina ry'Uwiteka rihabwa icyubahiro. Ndashima Imana kamukozi muhanga. Imana yabanye nanjye muri ubwo buryo, ikomeza kundinda muri ubwo buryo. Ngeye mba umudakone ndi umwana muto, nkajya ngurisha cya 10 n'amaturo mu nzu y'Imana ndi umwana muto. Ndishimwa n'Imana n'abantu mu buryo bwose bushoboka. Niyo mpamvu nkubwira ngo nukizwa neza Uwiteka azuruka be mu byawe, ariko nutambika ibirenge Imana izaguta ijye kure yawe. Haleluya. Imana ishimwe kandi habwa icyubahiro. Uwiringiye Uwiteka ntazakorwa n'isoni, ni wiringiye Uwiteka azabana nawe mu buryo bwose bukomeye. Imana ibana nanjye mu bwo buzima. Nkajya ngurisha ibyatuwe mu rusengero. Igihe kigeze Imana ibana nanjye, nkomeza kuzamuka, nkajya nsenga uko nsenze, uko bwije nuko bukeye. Imana ikanyagwa mu buryo bw'umwuka. Imana inkoresha imirimo n'ibitangaza. Mbese uko nagendaga nzamuka mu itorero, niko nashimwaga n'itorero, nkashimwa n'abantu. Igihe kigeze numva umwuka w'Uwiteka njeho, ntangira kujya mpanura ndi umwana mutoya, nkajya mvuga Imana nabonye, ntumvanya abandi, nahanura nkumva biri kwemera, nagenda nkumva biri kwemera, nkomeza kuba muri ubwo buzima. None igihe kigeze numva ijwi ry'Uwiteka rinjeho. Ijwi ry'Uwiteka rirambwira ngo umwana wanjye ngiye kuzakwamamaza, ngiye kuzakugira ukomeye. Nkumva nta hantu byanyura kubera yuko nari ndi mu buzima bugoye. Ariko Imana irindi jambo yavuze, yangize karinda n'uwo yarivuzeho. Buriya iteka ryose ujye wizera Imana ko ishobora byose. Igihe utakaje kwizera nangwa utakaje ibyiringiro, uzamenye yuko Imana nawe izajya gute, izaza nk'uko uyifashe. Nibyo mwene data nangwa se mushiki wacu yavugaga, Imana nuyifata nk'inyantege nke izaza nk'inyantege nke, ariko nuyifata nk'inyembaraga izaza nk'inyembaraga. Izina ry'Imana shimwe. Haleluya. Amen. Nuvuga Imana uzavuga Imana wumvishe. Wumvishe wowe bwawe n'amaso yawe ndetse n'amatwi yawe. Ntuzavuga Imana wagize gute, wabonanye abandi nangwa se wumvishe ivugwa n'abandi. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Mba muri ubwo buzima bugoye kugeza ubwo nge nageze mu buzima nashimwa n'Imana n'abantu. Igihe kigeze nza kuza kujya gute, kujya mu iyerekwa ryo kubura umwuka. Maze kujya mu iyerekwa ryo kubura umwuka, mbona ndi kugenda ku musozi, mbona abantu benshi cyane kandi ari umuntu muri kugenda. None nge mbona ni nk'abantu 1000. Ariko icyo gihe mu kubura umwuka kwanjye nari ndi kumva ijwi ry'Uwiteka riri kumwe nanjye. Noneho abantu kugeza ubwo umwuka wasize umaze gushira, bahamagara abantu bo kuza gushingura. Baje gushingwa basanga umwuka wagiye, ariko nge nayo mfite iyerekwa ndimo. Igihe kigeze ubwo mbona marayika ari kumwe nanjye, amfashe ukuboko arantembereza. Mu kuntembereza sindatambajya mu iki gihugu, ariko nabonye ahantu henshi, nabonye hatandukanye. Nabonye ijuru ririho, ijuru tuvuga tuzarijyamo kandi ijuru tuvuga ririho.
ijuru ririho umuntu uzakubwira ngo ijuru ririho uzamaka n'umugwiti ingenzi ko ijuru ririho. Ijuru nagezemo ndigeramo mbona ubusitani ntigeze mbona mu buzima bwanjye, mbona ikibaya cyiza ntigeze mbona, ariko muko kugenda kose nari ndi kumwe na marayika ntembereza. None nza kuza kugera ahantu ngima kujya ahantu mbona umugabo munini cyane ufite ibitabo bibiri. Ibyo bitabo bibiri yarakirambuye kimwe mbona ni igitabo gikwiriye isi. Icyo gitabo maze kukibona ngira amatsiko yo kumubaza, maze kumubaza arambwira ngo ndamubaza nti se iki gitabo mbona kingana gutya, iki gitabo gisobanura iki? Ahambwa ngo umuntu wese ukora imirimo myiza yandikwa muri iki gitabo. Ndavuga nti Imana ishimwe. Arongera anyereka ikindi gitabo cya kabiri. Ahambwa ngo umuntu wese ukora imirimo mibi nayo yandikwa muri iki gitabo. Anyereka uko abantu bababazwa, anyereka uko umuntu ajya gihonomo, anyereka uko umuntu ajya mu muriro. Mbona ni ibintu bigoye bitewe n'iki n'imirimo mibi umuntu agenda akora. Uko ukoze imirimo myiza igira ahantu yandikwa, uko ukoze imirimo mibi nayo igira ahantu yandikwa. Haleluya. Imana ishimwe kandi yabwa icyubahiro. Mureke dukurikiye Imana twikomejeho. Nidukora imirimo myiza Imana izatugira neza. Imana yigeze ibwira Gahini ngo nukora imirimo myiza nguzemerwa. Nukora imirimo myiza Imana izakujya neza kandi izakugira uriwe, izakugeza kure. Imana nkomeza kubana na marayika muri ubwo buzima, arantembereza njyana ahantu. Ubwo akimara kunyereka ibyo bitabo arangije arabibumba, anyereka ahantu hari imbizu bituzuye, anyereka n'ahantu hari amazu agezemo hagati, arangije anyereka n'ibindi bizu bidasakaye. Uwo ni umuntu, ni abantu bagenda batangira hasi bagera muri fondasiyo bakajya gute bagahagarikira aho ngaho. None ugeze mu gice cyo hagati ni umuntu ugera mu gihe yakagiye gusoza imirimo ye, ageze mu gice cyo hagati none agahita amananuka agasubira inyuma. None bizu bitagira abantu ni kwa kutabika ijambo muri wowe, kwa kutagira urukundo muri wowe. Nuko yagiye anyereka mu buryo butandukanye n'amazu yuzuye imisaka, ibyo byose agenda binyereka. None amaze kubinyereka aranjyana mfata ukuboko, ngiye kubona mbona duhuye n'umugabo muremure munini cyane. Uwo mugabo yari Kristo. Tumaze guhura ngiye kubona mbona amanitse ikiganza, anyereka inkovu mu kiganza, anyereka izindi mu rubavu, anyereka n'izindi mu birenge. Arangije arambwira ngo dore ni itorero napfiriye. Umuntu wese ukora imirimo agakiranuka uwo nzabana nawe, kandi umuntu yakoze ibyasubiye mu byabo nsubije ku musaraba. Nuko ngiye kumva numva ijwi rimbwira ngo subira mu isi, igihe cyo gutana kiragera, hari ibyo taratungana. Imana ishimwe. Buriya mu bintu bibaho hari ibyo utaratunganya, impamvu Imana ikikubitse ni ukugira ngo usoze ibyo utarasohoza, nangwa se no kugira ngo ubwirize inda ziri mu mihanda zikizwe, nangwa se imbobo ziri mu mihanda kugira ngo zimenye Yesu. Nicyo kindi Imana yagusigarije, nicyo kindi Imana kikurindiyemo, kugira ngo ugire abantu ukize imitima ya benshi. Haleluya. Haleluya. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Noneho Imana ibana nanjye mu ubwo buryo, ngira ubwo nanjye nabaye mu buzima nanjye ubwanjye ntifuza ko, mbese numva ntifuza ko napfa nisabira gupfa, ariko Imana kubera ko yamfiteho umugambi, Imana ikomeza kubana nanjye. Nkajya ngambira kwiyahura bikanga, kugeza ubwo nagiye kwiyahura inshuro 3 biranga. Ngiye mu kwiyahura kwanjye najyaga mu kiyaga nturutse, najya mu kiyaga bitewe ko mama wacu yari aturi ikiyaga, akajya gute najya kumva nkumva bari kunshakisha, ariko nge nari mfite umugambi wo kujya gute wo kutaba kuri iyi si. Ariko Imana yo ibigufiteho umugambi, izi kizakugira cyo ejo hazaza. Haleluya. Ariko Imana ihabwa icyubahiro. Nuko Imana izi ko nzicara aha hantu, nuko Imana izi ko nzicarana namwe, nuko Imana izi ko tuzavuga ijambo ryayo, nuko Imana izi ko tuzavuga imbaraga zayo. Haleluya. Imana ikomeza kubana nanjye mu ubwo buzima. Imana ikagenda imbwira ngo mwana wanjye nzakujyana neza, nzakugira neza. None mu gukizwa kwanjye nkizwa ndi umuntu ukunda akayoga, na akayoga karanane kukareka, nkajya njya kunywa akayoga, nkajya kukanywa ahantu hiherereye. Ariko najya gusenga ijwi ry'Uwiteka rikamanuka rikavuga ngo ihana inzoga, kunywa inzoga. Nkibaza ahantu bamboneye bikanyobera, ariko kubera umwuka wari undimo wo kwihana, buriya njye nkunda guca bugufi kuruta uko najya gute nashaka ubuhanuzi. Nuko namara kwihana Imana ikambabarira kugeza ubwo murakoze. Nuko Imana iza kuza kubana nanjye mu bwo buzima bwose, amanye ikomeza kubundindiramo.
muri uko kundinda nanjye ubwanjye nabikwaga kujya gutara kuvuga ngo ngiye kwiyangiza mu buzima bwanjye yuko nta bundi buzima nayo ntegereje numvaga mbese ubuzima bwanjye bwo kujya mu mwuga w'ubusambanyi mbese numvaga muri njye nta ibintu byo kurwara sida ntabyitayeho, ibintu byo kuvuga ngo zarwaye indwara zitandukanye ntabyitayeho, ahubwo numvaga aribwo buzima bwanjye. Ariko nta n'umuntu wamenyaga ko nagiye nagiye mu byaha by'ubusambanyi. Niyo mpamvu njya nkunda kuvuga amagambo akomeye. Umuntu ashobora kugutaka akakubwira ngo uri umurokore kandi utari umurokore w'iyisi. Jya uharanira kugira ngo wimenye ubwa ku giti cyane Imana yakuremye. Imana nimenye umuntu kandi ikindi umuntu niwe wimenye. Njyewe ubwo buzima nabubayemo ndi umurokore kandi abantu bakibwira ko nkijijwe kandi ntakijijwe. Buriya mu buzima bwawe nukizwa uzabwiza Imana ukuri. Aho intege nke zawe ziri Imana izakongerera imbaraga. Kandi iteka ryose nujya kusubira inyuma, aho kugira ngo usubire inyuma uzarwarwa n'uri kujya imbere, Imana izagukomeza. Burya iyo uguye usubira inyuma ni nako gusohoka kwawe. Kandi bajya bavuga ngo kugwa biroroha ariko kubyuka biragorana. Haranira kugira ngo ukomeze imbere, Imana izajya ikwambika imbaraga zo kunesha cyakuneshaga. Nuko nkomeza muri ubwo buzima igihe kigeze Imana ikajya imbwira ngo mwana wanjye nzakujyana neza. Uko ngiye gusenga Imana ikampisha, ndashima Imana ko itigeze inkoza isoni. Hari igihe Imana igukoza isoni biteye uko wagize umutima wo kwinangira, ariko ndashima Imana ko itigeze inkoza isoni. Imana ibana nanjye irampisha, kandi rwose najya ngenda navuga Imana nkumva Imana ntinkojeje isoni, nkavuga intariko ubu Imana ikonje iki itankoza isoni, itavuga ngo wa munyabyaha gutya na gutya ni ukubera iki. Ariko burya Imana igukunda iragucyaha. Imana igukunda iragucyaha. Yuko Imana itagukunda ntiyagucyaha. Imana ikunda abayikunda, kandi ijambo ryari ryambwa ngo abayishakana umwete bazayibona. Nuko nushakana Imana umwete, Imana izakwiyereka. Kandi nugishaka n'inyota byo gushaka Imana, nawe Imana izaba bugufi bwawe kandi uzayibonesha amaso yawe. Saa yundi uzayibonesha ahubwo ni amaso yawe. Haleluya! Izina ry'Uwiteka rihabwa icyubahiro. Niyo mpamvu mbwira Abanyarwanda n'Abanyarwandakazi nangwa se abanyamahanga, mvuga Imana nabonye ntumvanya abandi. Nugira kwizanda nugira imbaraga zo gukora Imana ufite ishaka n'umuhati, kandi ukabikora bikunze nta kubereka nta kuryarya Imana. Imana izuruka ibane nawe. Imana nta nitaka umuntu, nta nahane itamugeza. Ni Imana ikura umuntu mu byaha ikamuha agakiza atagakwiriye. Ni Imana itabara umuntu ikamukura irode pari kwa Makiri, mbese muri we yari umunyabyaha atari n'uwo kubabarirwa. Ariko Imana ikajya gute ikavuga iti nuriya ni umwuzukuru wa Aburahamu, nuriya ni umwana wa Aburahamu, nuriya ni umwana nagiye kubisa by'amaraso yanjye, uriya nawe ngomba kumamagara akajya gute akankorera. Izina ry'Uwiteka rihabwa icyubahiro. Nuko Imana ikomeza kubana nanjye muri ubwo buzima. Imana ikagenda inshigikira mu buryo bwose bushoboka. Uko natuye naratuyaga Imana ikagenda ibana nanjye, nakata Imana ikagenda ibana nanjye, yuko ngira ishaka ryo kwihana kuruta uko nashaka ibindi byose. Buri iteka ryose nugishaka ryo kwihana, Imana izabana nawe kandi izagushigikira, kandi izagusoboza guha imbaraga zo kujya gute kunesha. Izina ry'Uwiteka rishimwe. Nuko mba muri ubwo buzima. Imana najya gusenga Imana ikambwira ngo mwana wanjye nzakugira neza, nunkorera ukankorera neza, nuva mu byaha. Nkumva ntibishoboka, natekereza ahantu mvuka, natekereza ahantu naturutse, natekereza ibyana nkora, nkumva bidashoboka. Ariko Imana ikomeza kubana nanjye, Imana ikagenda inyereka. None igihe cyageze Imana irambwira ngo mwana wanjye ngo ngiye kukwamamaza bimenyekane kandi ngiye ugize gute ugutoranyije. Igihe kiragera njya mu murimo w'Imana, njya nandikira korali maze kwandikira. Ubwo Imana irambwira ngo nzagutabara mu murimo. Ngiye muri kora abantu bacinje bambwira ngo ntuzashobora korali. Ariko nkima nyandikira korali numvaga mfite kwizera. Imana ihita impakaza ako kanya. Impako kazi nakwaga hari hafi n'ikibuga cy'indege. Impakazi nkajya nkwa amafaranga aho kugira ngo nsubire inyuma nkakomeza njye imbere. Imana irambwira ngo ngiye kukwamamaza. Ngiye nakoraga amafaranga kugeza nubwo natangiyaga abaririmbyi iki umusanzu babuze umusanzu. Imana ikomeza kubana nanjye muri ubwo buryo. Imana yambwira ngo ngiye kukuzamura. Naragenda menyekana mu buryo bwose bushoboka. Ubwo ngerigiye nkavuga nese Imana ko numva ngo kana karakomeye nzamubona nte uzamunyire kute. Nge mu buzima bwanjye numvaga nshaka kwicarana na Kenisi bavugaga. Ariko igihe kiragera
Imana isoza icyo yavuganye nanjye, iravuga ngo umwana wanjye nzakwamamaza. Kenisi twicarana ku ntebe imwe, kenisi twicarana mu nama imwe, kenisi mbese twicarana ahantu hose hashoboka. Imana irangije iravuga iti saho gusa. Imana igenda imenyekanisha n'abaminisitiri, Imana imenyekanisha n'abanyamakuru, Imana imenyekanisha n'abazungu, Imana imenyekanisha n'abantu bose bakomeye. Iyo umuyobozi yazaga kuri paruwasi ari umuyobozi w'umushumba, uwo muyobozi twataga tumenyana tukajyana communication, ubwo nkahita namamara muri ubwo buryo. Kugeza ubwo igihe cyageze, Imana inyita amazina, banyita bishop, banyita revera, banyita ntoza, banyita pastori, mbese Imana inyita amazina atandukanye kubera yuko nayigize gute, nari nemeye kugira ngo ize yicare muri nge, nanjye mbe muri yo. Niwe Imana ikazigatura muri yo, nawe izaba muri wowe. Nuko Imana ibana nanjye, iranyamamaza, mbese ingira umuntu ukomeye, ingira umuntu wo kwifuzwa. Njya nkunda kuvuga amagambo akomeye. Dawidi yagiye ibwami igihe cye cyo gutabarwa kitaragera, ariko Imana imujyana ibwami kugira ngo arebe uko barya, arebe uko bambara, arebe uko mbese ibintu byose bigenda ibwami. Ariko igihe cyageze Dawidi asubira mu ishyamba, akomeza gutorezwa mu ishyamba. Igihe cye cyo gutabarwa ntabwo cye cyakagize gute, cye cyakageze. Hari igihe Imana ishobora kukujyana ikakwicaza, ishaka kugira ngo ikwereke ibyiza biri aho hantu, ariko nyamara isaha yo kujya gute, yo kwinjira mu munezero wataragera. Hari icyo Imana ishaka kugira ngo ikwereke, hari icyo Imana ishaka kugira ngo utangiye witoze hakiri kare, kugira ngo mu gihe kizaza nijya kujya muri bya bintu uzabigiremo hari icyo wamaze kumenya. Icyo gihe Imana izajya gute, izaguha ubwenge bwo kujya gute, bwo kuyobora bya bintu gute, kuzaba wagize gute, warabonye uko babigenza. Nuko mba muri ubwo buzima, Imana ibana nanjye muri ubwo buzima, igirira neza, mbona ukuboko kwayo, nkagenda njya mu ahantu hatandukanye, uko ngeze Imana ikamenyekanisha, uko ngeze Imana ikamenyekanisha. Ni ukuri bene da, nta jambo Imana ivuga ngo rihere. Ndagenda muri iki gihugu ahantu hose, ndagenda ndamenyekana, muri uyu mujyi wa Kigali ndagenda ndamenyekana, kubera yuko ari Imana yari yaravuze. Kugeza nubwo nageze igihe ntunga amafaranga arayoyoka, amaze kuyoka nsubira inyuma, ndagenda mu mutindi pe. Umwaka ushira nta n'igice cy'ijana mfashe. Niyo mpamvu Imana ntimenyerwa. Imana ishaka kuzakugira uri kunyuza ahakomeye, kandi ishaka kuzakugira ukomeye ikunyuza mu bikomeye, kugira ngo uzajye gute, uzabwutera abantu umuti babashe gukira. Imana ishimwe kandi habwe icyubahiro. Ni ukuri iyo Imana ivuze irasohoza. Mureka tuyikomezeho, kandi tugire kwizera, kandi tugire ibyiringiro ko iyo abasha gutabara mugenzi wawe nawe yagutabara. Imana ikora mu gihe ishatse, Imana ikora ku isaha yateguye, Imana ikora mbese igenda ku murongo, ntabwo ivuga ngo nijya kugutabara kubera yuko uri uwanyuma, izazihera inyuma. Imana ihera ku murongo mpaka ikagenda ikageza ku wanyuma nk'uko yagize gute, yabiteguye. Nuko Imana ibana nanjye muri ubwo buzima, Imana iranshigikira, Imana ikomeza kundengera muri uyu mujyi wa Kigali ntajyashinje na rugero, kugeza ubwo nagiye nyura mu buzima butandukanye, njya muri gereza, Imana ijya kunyigishiriza muri gereza, ngenda mbona ukuboko kwayo. Bene da, ni ukuri buriya usibye ko wenda tuvuga Imana tukayivuga uko tutayibonye, tukajya kwipapira tunayibeshyera, mu buzima bwa nuvuga Imana, uzavuga Imana yakunyujije ahantu hakomeye, kandi uvuga Imana n'abantu bazi ko neza wanyuze mu bikomeye. Iteka ryose uvuze ibintu nta muntu ubifite amakuru yabo, baravuga ngo urabeshya. Ariko iyo uvuze ibintu hari abantu bafite amakuru yabo, ni uko izina ry'Uwiteka rihabwa icyubahiro. Ndimo mvuga nti tujye dukora Imana tubikunze kandi tusizeho umwete, yuko igihe cyageze ko abasenga Data bamusengera mu kuri no mu mwuka. Nubwo twe dutuza ariko Satani ntatuje gukora ku manywa na nijoro, ashaka ko yaconcomera. Umuririmbyi nawe z'umwuka avuga ngo nkwiye gukora umurimo wantumye hakiri ku manywa, igihe umuntu atabasha gukora butaribwira. Mureke dukorere Imana hakiri ku manywa, yuko igihe tugezemo ni igihe gikomeye, kandi ni igihe gikomera umukristo nyamukristo. Mureke dukorere Imana, natwe izajya gute, izaduhemba ubugingo. Haleluya, izina ry'Uwiteka rihabwe icyubahiro. Nagize amagambo meza yikunda kumfasha, Zaburi 125 ivuga ngo hahirwa biringiye Uwiteka bameze nk'umusozi wa Siyoni utabasha kunyeganyezwa, nk'uko imisozi gose i Yerusalemu, niko Uwiteka agize ate agusa abantu. Mureka tugotwe n'Uwiteka,
kandi niwiringiye Uwiteka kandi nuba muri yo izatura muri wowe. Mureka dushakashaka ubwami bw'Imana no gukiranuka, ibindi Uwiteka azabitwongerera. Kandi ijambo ryambwe ngo mu mahanga yose uyubagakora ibyo gukiranuka igira gute iramwemera. Mureke dukore Imana tubikunze. Ni ukuri bene da, nta hantu Imana itakura umuntu nta nayo itamugeza. Imana itureba ikatureba muri Kristo Yesu, Imana itureba ikaturebera mu buntu bwayo. Iyo Mana niyo kwizerwa, Mana niyo kwiringirwa, ni umutunzi w'imbabazi kuko yagize gute yaduhinduranye bazima na Kristo. Izina ry'Uwiteka rihabwa icyubahiro. Ntatinze muri menshi rero, kuko nta jambo Imana ivuga ngo rihere, niyo yatuvuzeho, niyo yatumenye, nizo ubuzima bwacu, nizo imibereho yacu, nizo imigendere yacu. Ni ukurya uvuga Imana wagize gute, wabonye ubwawe n'amaso yawe, Imana yagendanye nawe, Imana yakoranye nawe, Imana yagukijije, Imana yakurengeye utajyashinge na rugero. Iyo Mana bari uzavuga, ntukazavuga Imana wagiye wumva nabandi. Haleluya. Izina ry'Uwiteka rihabwa icyubahiro. Nsoza rero, ndumva mfite akaririmbo kari kumfasha cyane, reka ngasorezeho kuko yatumenya amazina, na mpamvu nacyo izagira gute izadukiriza. Izina ry'Uwiteka rihabwa icyubahiro. Ngisi yuzuye ibiteye ubwoba n'ibiguca intege, umwijima utuma tutareba imbere iyo tujya. Nubwo bimeze bityo nzi neza icyo Imana yamvuzeho, nuko ari na jambo Imana ivuga maze ngo rihere. Isi yuzuye ibiteye ubwoba n'ibiguca intege, umwijima utuma tutareba imbere iyo tujya. Nubwo bimeze bityo nzi neza icyo Imana yamvuzeho, nuko ari na jambo Imana ivuga maze ngo rihere. Nzongera kucyo yavuze, nzongera naho yambwiye, kuko Imana atari umuntu ngibeshye. Iyo ivuze biraba, yategeka bigakomera, nifite ijambo rya nyuma kuri njyewe. Kuru rugendo rwo mu butayu ruzarangira, igihe cyo gutungwa n'amanu kizarangira. Zinjira muri Kanani yanjye maze nduke. Nguru urugendo rwo mu butayu ruzarangira, igihe cyo gutungwa n'amanu kizarangira. Zinjira muri Kanani yanjye maze nduhuke. Nzongera kucyo yavuze, nzongera naho yambwiye, kuko Imana atari umuntu ngibeshye. Iyo ivuze biraba, yategeka bigakomera, nifite ijambo rya nyuma kuri njyewe. Amen. Amen. Soreza ku ijambo riri muri Zaburi ya 12, umurongo wa Zaburi ya 12 umurongo wa 6, havuga ngo kubwo kunyagwa k'umunyamibabaro, kubwo gusuza umutima k'umukene, none ahangaha ndahagurutse nje gushira mu mahoro wabacurira ingoni. Nuko Uwiteka aje kugushyira mu mahoro, nubwo ufite ibibazo, nubwo ufite ibigoye, aho uri hose uri kunyumva, waba uri mu mahanga, waba uri mu Rwanda, aho uri hose wumve ko Uwiteka ari ku buzima bwawe, wumve ko Uwiteka icyo yavuganye nawe, wumve ko Uwiteka impamvu yagushigaje hari icyo akubitsemo, wumve ko impamvu Uwiteka yagushigaje hari icyo ishaka gukora ku buzima bwawe. Umwize
umwizeye kandi umwiringire niwe ufite ijambo rya nyuma ku buzima bwawe. Haleluya. None ahangaha Uwiteka haguruke ku buzima bwawe. None ahangaha Uwiteka agira icyo akora ku buzima bwawe. None ahangaha Uwiteka uburwayi wawe ufite, ikigeragezo wawe ufite, intambara wawe ufite, mbese ibibazo byose wawe ufite, Uwiteka haguruke ku buzima bwawe. None ahangaha Uwiteka haguruke. Imana ntabwo ari umuntu ngo ibeshye, kandi ntabwo ari umwana w'umuntu ngo yicuze. Irindi jambo yavuze ndetse yangize ikanda n'uwo yaravuzeho, kandi ntabwo inegurizwa izuru. Ni Imana nyembaraga, ni Imana nyamaboko, ni Imana ifite ubutwari n'ubushobozi ku buzima bwawe. Izera Imana Data n'Umwana n'Umwuka Wera, ubundi Imana izikorane nawe ku buzima bwawe. Jya nkunda kuvuga ijambo rikomeye ngo Imana iteka ryose biri ku kazi ku buzima bw'umwana w'umuntu. Nubwo icecetse, ntabwo icecetse ku buzima bwawe, nubwo ubona ko bigoye, ariko Imana iri mu ruhande rwawe. Ukomeze uyiringe, ukomeze uyizereho. Imana itaba Imana irengera umuntu, Imana irengera abatajya shinge na rugero, Imana irengera imfubyi, Imana irengera abapfakazi, Imana irengera abarwayi. Iyo Mana uyikomezeho, nawe izagutaba kandi izakurengera. Nta hantu Imana itakura umuntu, nta n'ahantu Imana itageza umuntu. Haleluya. Izina ry'Uwiteka rihabwa icyubahiro. Twizere Imana kandi twizere Imana, twizere n'umwana wayo Yesu Kristo. Uwiteka ubundi azature muri twe kandi agende muri twe, duseke dushaka cyose tuzagihabwa. Izina ry'Uwiteka rishimwe. Murakoze. Amazina yanjye nakomeje kwivuga ko nitwa Benda Evariste, ndi umukristo mu itorero rya Gasogi, niho mbarizwa kandi niho mbitse n'iki n'umubiri. Izina ry'Uwiteka rishimwe. Murakoze. Reka duce bugufi twubaha Imana icyo turinde muri ubuzima, kandi dukomeze tuyiringe tuyizere. Izina ry'Uwiteka rihabwa icyubahiro. Data twese uri mwiza, Mana ikomeye, Mana ikiranuka, turagushimira Data kubw'umugambi wawe n'umuteguro wawe. Kandi Data turagushimira Data ko watumenya amazina, nubwo hamwe tutabasha kuvuga, hamwe tutabasha Data twese kumenya Data kuri Mana ishobora byose. Turenge kandi turenge tubone ukuboko kwa neza yawe. Uwiteka ukiza abarushe Data twese koko wantabaye Data ukangira uwo ndi we. Uwiteka ukankiza amavunja Data twese ukandinda umubabaro, ukandinda guseka Data twese namaze igihe kirekire ntaseka ntavuga. Uwiteka ubana nanjye mu buzima bugoye. Uwiteka urandengera urandinda. Uwiteka Data wankijije amavunja nagendeshaga inda. Uwiteka Data abanyarwanda Data twese mu ijuru bababaye, abanyarwanda Data badafite shinge na rugero wabarengera. Uwiteka bari hanze y'igihugu Data twese barwaye indwara zitandukanye, nk'uko wankijije amavunja wabakiza. Uwiteka Mana ikiranuka, nagiye mbona ukuboko kwa Data uvuga ngo uzanjyana neza, uvuga ngo uzantaba, uvuga ngo uzasengera abarwayi bakire. Nagiye mbona unkoresha imirimo n'ibitangaza Data twese mbona ukuboko kwawe. Uwiteka Data twese ubwo wagiye unkoresha imirimo n'ibitangaza, wavuga ngo nzasengera abarwayi bakire, uravuga ngo nzambaye ibiganza zakira, uravuga ngo nzasengera abadayimoni bahunge. Uwiteka wavuga ngo nzasengera abasazi bakire. Uwiteka ibyo nagiye mbibonesha amaso yawe. Uwiteka Data twese nagiye Data mbona ukuboko kwawe. Uwiteka ibyo byose warabikoze Data mbona ineza yawe. Kandi na n'umunsi Yesu Kristo Data nyiri cyubahiro, na n'uvuzura Data twese mwijije abasazi Data twese unkoresheje bagakira. Uwiteka nagiye mbona Data unkoresha Data twese abarwaye amahembe agakira. Uwiteka nagiye mbona Data unkoresha Data abarwaye Data twese mwijuru banze gukira bagakira. Izo ni imbaraga ze nagiye mbona nyagwa ku ngoma. Uwiteka uko n'ukuboko kwa nagiye mbona. Uwiteka na n'umunsi uracyari kumwe nanjye, nk'uko ndengeye Data twese ukankura kure nta mbikwiriye. Uwiteka Data nkaba ndi umwana w'umusore Data twese. Uwiteka Data twese izina ryawe rihabwa icyubahiro. Ndagushimira kuko umukozi umuhanga, ndagushimira ko nta jambo uvuga ngo rihere. Kandi Data twese ibyo wakoze nibyo byaba bikomeye cyane. Uwiteka Data ibyo usigaje gukora nibyo Data twese byinshi. Kandi Data ibyo usigaje gukora Data twese ni ubusa imbere yawe. Niko nsengera bene Data bari aha hantu nyagwa ku ngoma. Uwiteka bene Data turi kumwe, buri wese Data mwongere Data ibyiringiro Data, buri wese umwongere imbaraga Data nyicyubahiro, buri wese umubwenge buturutse kuri wowe, buri wese Data twese abana na kandi umwiyereke. Kandi Data twese mwijuru mwese umwagure Data mu buryo bw'umwuka ndetse no mu buryo bw'umubiri, nk'uko waguye Yabesi Data abari kubarengera Data twese.
Mana ikiranuka twatangiye ijambo rya rikomeye rivuga ngo data twese wo mu ijuru wagiriye neza ya besi data atari wo kugirwa neza. Uwiteka data ubana na besi data umugira neza uramutoranya. Uwiteka izina rya rihabwa icyubahiro. Uwiteka Mana ikiranuka Mana ikunda abayikunda turagushimiye kuko umukozi umuhanga. Uwiteka data abanyarwanda bari kutwumva abari mu Rwanda ndetse n'abari hanze y'u Rwanda. Uwiteka n'abanyamahanga bari kutwumva. Uwiteka data ubagiriye neza. Abarwayi data abarwayi za kanseri, abarwayi za diabete, abarwayi imitwe idakira, abarwayi za rubagimpande, abarwayi data indwara z'amayobera, abarwayi za sida. Yesu Kristo data nyiricyubahiro. Abarwayi za sida nyagwa ku ngoma ni wowe kiza nyagwa ku ngoma. Abarwayi za karande, abarwayi imyuka mibi, abarwayi data twese imbaraga z'abadayimoni, abarwayi amahembe nyagwa ku ngoma. Uwiteka uri Mana ikiza amahembe, uri Mana ikiza za karande, uri Mana ikuraho ibitega, uri Mana ikuraho imyuka mizo yose ishoboka mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Uwiteka ufite ubutwari n'ubushobozi kuko wageze ikuzimu bikamenyekana na n'uyu munsi ni kugikora. Duhamagaye data twese gukora kwawe. Uwiteka nyiricyubahiro niwo kiza imitima, niwo kiza indwara zananiranye. Uwiteka arengera data ubwoko bwawe. Witamire nk'Imana ikomeye ku bantu data barushe. Uwiteka data urengere data n'umurimo wawe. Mana ikiranuka data urengere itorero ryawe, abashumba b'itorero, abakristo, abaririmbyi, abanyamasengesho. Ubongera imbaraga kandi ubongere kwizera. Wongere ugarure nk'ibyakera mu murimo wa nyagwa ku ngoma. Izina rya rihabwa icyubahiro. Niko nsengeye imbabazi mu mihanda, niko nsengeye imbabazi mu mihanda. Uwiteka uko wandengeye ukabana nanjye data niko warengeye imbabazi mu mihanda ukabaha agakiza nyagwa ku ngoma. Uko data twese wandengeye niko warengera indaya ziri mu tubare, indaya ziri mu mihanda nyagwa ku ngoma. Uwiteka data niwo data wa twese utanga agakiza. Mana ikiranuka nk'uko wandengeye ukandinda mu nzira z'ubusambanyi nkabona ukuboko kwa data twese. Uwiteka data nyiricyubahiro niko warengeye abari mu byaha data twese, niko warengeye data twese mu ijuru indaya, niko warengeye imbohe nyagwa ku ngoma ugatanga umwanzi kose mu izina rya Yesu. Ibitavuga Imana byose dukubitiye kure mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Ukuboko kwa kubana natwe data twese, ubwo ugenda abandi ntudusige. Tubone neza n'icyubahiro cya data n'ubutware bwawe bikorera muri twe. Ikiwa nishimwe no gupfukamirwa bana natwe none iteka ryose. Amina. Dushimiye Imana y'amahoro yakoze ibintu bikomeye ku buzima bwamwe n'Data Evariste. Ndizera ko wateze amatwi neza ikiganiro kuva aho cyatangiriye kugera aho cyarangirije. Twumvise muri 105 yaravuze ngo nari imboshyo rwose n'umwijima mwinshi, ntabwo nari nzi Yesu wavuye mu ijuru. Ariko turashimira Imana ibohora umuntu ikamuvana iyo ngiyo Rodebare, ikamuvana iyo ngiyo mu mashyamba. Ababyeyi bakabica, bishe umuryango w'abantu 9 areba n'amaso ye. Ibyo ni ibikomere abanyarwanda benshi turabizi turabisangiye. Ariko Imana imukurayo, Imana iramutunga, arakizwa ari muto ariko nanone arakizwa nabi ubupagani biki. Ariko igihe kiza kugera Imana imuhereza agakiza kazima gakwiriye. Rero nakubwira mwene data, niba ukiri muri buriya buzima bw'ubusambanyi, ukinywa amayoga, niba ukiri uri mu buzima se butotezwa, uri mu buzima nta faranga ufite, niba uri mu buzima rwara amavunja, hari ubuzima abanyarwanda bagiye banyuramo, hari ubuzima tumvisha Imana yakoze ku buzima bwe. Uyu munsi akaba ari umugabo wo guhamya Imana. Ngira ngo nawe wizere Imana kandi ugire ibyiringiro, kandi nawe utarakizwa uyu munsi wizere Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, ukizwe. Hari ibyiringiro ko nawe Imana yazakugirira neza. Iyo nimero uri kureba kuri screen yawe hasi rero ni nimero y'umuvandimwe Evariste. Ushobora kumukenera ku mpamvu zitandukanye, ntagaterwa isoni no guhamya Imana. Ushobora kumutumira muri groupe, ushobora kumutumira mu rusengero n'ahandi ari hose kugira ngo muvugane cyangwa ku yindi nyunganizi ari yose wakenera kuri we kugira ngo ubwami bw'Imana burusheho kumenyekana. Ngaho kora subscribe kuri YouTube channel twe twitwa Umurunga w'Ukuri Tuvuga Imana. Kore share, kore like and comment. Shalom. Shalom.